Koze mama ka ugenda bizana ishakoshi igiye ko yinjiye hano afite Tumva isakoshi wari uyifite waciye utaha. ni cya gihe kuri moto gusa nahise ngera kurya nyuma mpita mubona mu makama aje kunsagara kumfata nta handi hantu twagiye. neza amahoro y'Imana bane namwe ndi kuvuga buhoro. Latifa ari muri salo ndashaka kumukorera prank. Nk'abantu mwe isakoshi ya Latifa ibirimo ibintu prank ashaka gukora kamaze nyibasobanurire. Ndashaka gufata isakoshi ye nkayihisha. Tugiye gukora ikiganiro njye nawe twapanze ko uyu munsi turi bukore ikiganiro, ubwo harabanza njye ubundi nawe ejo tuzakora ikiganiro cyo kujya kuri channel yiwe. Murabizi ko afite channel ya Tifa 447. Rero ndashaka kumutwara isakoshi. Latifa isakoshi ibamo ibintu byiwe nka 5 by'ingenzi akoresha buri mwanya buri munsi. Mbega isakoshi ye ibamo ibintu by'ingenzi yabura agahangayika. Ndashaka rero kuza gufata isakoshi ye narangiza nkayihisha mu gikapu cya Neira. Ubundi Latifa na Neira murabizi bigeze gukozanyaho muri prank. Ndashaka n'uyu munsi rero kuza kubitanya bose nkabakubitira mu gafuka kamwe. So mumbe hafi iyi prank, nta muntu mfite uri bumfashe, nta muntu n'umwe nabwiye nibura ngo dufatanye, ni njyewe wa peki muri iyi prank. Isakoshi tujya kuyihisha mu gikapu cya Latifa. Abana barahari baranaryamye. Kami nawe uhari ngo mubwire bitware nkaho batabizi ngo bamfashe. Ubu ngubu muze mubane nanjye muze kureba uko bimeze. Turi nijoro. Ndashaka gukubitira amaso mani nawe tukamubuza gutaha kandi bwije. Neira nkamugonganisha na Latifa nkongera nkabibutsa ko mari. So abantu ba prank rero nari maze iminsi tukubakubita amavlog narabuze umwanya, ariko nizere ko uyu munsi muri bwishime. Bye. Umunsi w'ejo ubu se ubu ngubu uragira ngo nzapfa kongera kugaruka uzi ukuntu ngenda natinda Igisenyi. Wibuke reka mbona nanza ndetse akazi wumvaga twabikorana ryari numve ejo wowe wumvaga twabikorana ryari? Ndashyiraho amayendere neza, shyiraho amayendere neza nanjye nambaye ndi gusetinga gashyira Nirongore tugakora ikiganiro ku bantu ukababwira nubwo umukuru wawe skin wenda ye igoranye ko umaze kurwara ushobora gusiga undi muntu agasa neza. Yaba se iragoranye none se nyine ngira ikintu kigiye kikagaruka kikansubiza inyuma. Ese wazahaye akazasumana kajya gufasha kuko wasanga uri umuntu umufatanye kandi ni stress buriya mba ndigisenga kuriye z'Ikigali nkazana stock nkaye gusigire gosuma none asumana ibintu by'amavuta arabizi ni inzobere yaramye amajako tukora neze kanuko kari kwa kakagira gutya kagira ngahita no gashyireho kari gutera ngaho nguko aravuga iminota mike n'ubwo basana kanyita point n'aka gutera niko iki ubundi ni gutera umuriro muke. Reka dukore mikeya dukore cyangwa gusa none ejo tuzakora cyane. Ubwo ni ukuvuga twese turebanaho umaze kujya unkoresha kenshi na vlog zawe nizo banza kuba uploadinga sinzi ibiki ese ubundi manager tugiye gukora nyine n'ibindi nzajya nkorebera ndeba ni kazima ndahita ngakora tunaenda hanze jipanze muzuri asumana arajya turebera inyimbe yambwira igipupe uriya mwana arahinda urimo fresh uragumaho nanjye ngiye kwicara gutya. Asumana arajya ureba Latifa hari igihe zisota akavamo kabera Nabina yakara umutumirwa ndajya urabona umutumirwa agenda yamubaza ibibazo uko sawa niko sawa kwa sound ntayibona hapa niko napumua ni
Maendeleo yanjye yazimye. Lakini mimi hivi nafahamu. Gusa ubundi yanjye yamaze kuzima. Nashyizeho sawundi nta risiva nashyizeho nkajya ngira ngo twashizemo umuriro ariko byakunze rero Byasuye positivi kazi. muri iyi minsi ubukanzi ufite Ni byiza cyane tuzacaye. ejo gutya ni bo ni uko nari ntashyizeho risiva imbunda Ibyo z'abahanzi twavuze kare byarangiye cyangwa wabirikodinze? narikodingaga buriya amajwi yajyagamo nuko gateraga muraho neza ngiye gutangira tubanze ndi umushyitsi nari nambaye masike nagiye gukoresha fishu ubu no kubinuza baragowe mbaye ibyo nishakiye ariko rero nta filter nzigera nambara muzagira mumenyere ko ngewe ngomba kubereka urugendo rw'uruhu nyine. muraho neza amahoro y'Imana ibaze waraplaninze nko kunereta bagutana ahubwo yanuza ya boro wisize ujya gukorera provize umupolisi yasubiza warutinze uzagaruka. muraho neza amahoro y'Imana abane namwe kanizere ko mumeze neza. Yemeze neza ndashima Imana. Tugiye gukora ikiganiro n'uyu mama ngosha munde mu nkunde ni umubyeyi ngiye kumuhata ibibazo urumva uri tayari? tayari ko meze neza cyane nongeraho reka maze nongeraho amahendere niwe nimero ya mbere. abana ko mutaryama abantu ndaje shiringa muryame sibyo? turi kureba vlog ya Latifa nayo ndacecetse. Neira ariko hajya mwita Neira ishakoshi yanjye iri he? nabonye njye na Neira ari njye tugongana cyane. Neira ni Neira ahubwo kubera uzi Neira na Neira biragucana. ishakoshi yanjye niwe bano babiri turi hano ubukame ntawe uhari icyumba cyane twibona ku ishakoshi yanjye. ndashaka kwambara za masike zanjye singomba gusinzira protokole zawe mana ndetse wazihoreye ishakoshi ukayireba nyuma. nirimo mfite ibintu by'imyaka iminkanya hari ikintu agomba kuraranisha ngiye kwamamaza ziranuzamo hano mu kiganiro ngiye kuguhata ibibazo. neri ntabwo ndi gukina amereza ibyanjye. iki se Neira shiri wambaye ishakoshi n'akare twashatse kugurukana buriya ntugire ngo naranabyibagiwe asuma ntabwo tunabyibagiwe mumereza ishakoshi yanjye. kandi se byagenze gute? njye nari nzi ko n'uyu munsi ndarantashye niko nabiguhishe. habaye iki? sinzi asuma ni ishakoshi yanjye iyo nkorora ni bwoko cya asuma arakameni. habaye iki kare? habaye iki sha we muyimurebere nimba uzahanira dukore. nzi ko ari njye nawe twinjirana mu cyumba ndaje mu kanya ngiye koga mfata rutine mbanza njya koga n'ibiki ndisiga ku mubiri kakandi karimo skin care ziri hariya n'ubundi. rero ishakoshi niho ngendanamo ino masike n'amavuta yo ku mubiri ko wenda anytime nshyire ku mubiri na ku ntoki. none se nibyo ndi gushaka. hari isakoshi wabonye ra? ko twinjira se yayinjira ikintu kizakuzana igisenyi ko tujya ku kivuga tugusiga iwacu wambaye ishakoshi yanjye. nese twinjiramo hano uko winjiranye isakoshi twayibonye nayibonye twinjira hano cyagiye ariko nabanje kwishyira. talha ishakoshi yanjye iri he? twinjiye isakoshi uyifite uranyingurira njye nawe ifite ibintu byinshi mu kaboko. ishakoshi yanjye iri he? sinabivuze. reka nkubwire ati dukwikizera bari abantu buriya
barabeshya ngo buriya nshaka kumubase Nera mubaze ikintu nabonye ntabwo uretse babeshya mubaze nibuka njyewe na vlog wahishe nabwo barabibonye oya ni wishe batarabanje kambi bakongera bakavuga na nuza abana isakoshi ya mama Keisha iri he isakoshi ya mama Keisha iri arayifite si wumva ngo urayifite neyirasa buriya n'isakoshi shana ukuri mu isakoshi dukoresha iminota tumaze dufite umwanya uko bwije kandi Asumani agomba guhita ataha umva atariha ngo arayifite kandi ahubwo ntarenga irembo atarayisohokana nuko sinzi ibibazo nahurira nabyo hano sinzi aho nagiye biragute sinzi n'ahangane rigomba kupresenta bano bantu ukababwira ati ibi ni mukuru wanjye nganyumvira kangahe se Asumani ntazi kuri mukuru wanjye nera none ko ishakoshi nyibuze mu nzu turi abantu bane kandi kame ntawe uhari nesirate abana baravuga ngo urayifite yego da Asumani isakoshi yayimaze nese ntabwo Asumani mu kanya yari guteka hararangaye wenda ataye ku baturanyi oya pe sharati oya ibyo binanjye ntamuvugira hano wanaga ikintu hano suka nakibona nereka nkubwe n'ubundi bano bakobwa urabakunda sinzi igihe njye wenda bamaze iminsi nahari byari planka twabipanze niyo mpamvu nabavugiraga ariko ibindi byo uri kubabeshyira bamaze iminsi ntaza hano si ukuvuga ko bano bantu bafite agaciro kundusha cyangwa bakubwira ikintu ubu niho numva kukurusha none se ndabizi ngaho nyumvira nese ubu mu kanya noze utari uri hano wabonye ishakoshi itari iteretse arasinga dufata Asumani w'umuhungu tumushinja ishakoshi yayitwaramo iki mbarumviza ukuri uramo ishakoshi nese ishakoshi yari irimo iki kandi buri munsi iyo ndi hano ngirana ikibazo na Nayira Nayira se abigize akose no ibintu bya planka yabigize ibintu biri seriye ntabwo nabigize seriye kubera ko ntabwo yanambwira gutya adafite n'ukuntu ashaka kumbwira buriya ushobora kumbwira ikintu neri bikanananira kukikubwira sibyo Asuma rero iyo hari ukuntu umuntu ahita akubwira ikintu aba akubitse rero njye na Nayira nibyo turarana muri kiriya cyumba abandi ni abana ariko ati ntabwo turaryama nta n'umuntu wagiye nibura ngo uvuge ngo atwaye isakoshi yawe Asumani ngo y'amahirwe ntarana utaha yagiye kudufatira ibintu byose bikagenda neza tugashyiramo n'utudo twahamagara Keisha nirirwanye nawe nirirwanye na Keisha isakoshi wayinjije nanjye none se njyewe twinjira mu kanya simbizi ariko bino bintu ubundi n'ubona abafite utuntu duto duto yagiye abona Nayira amereza ishakoshi yanjye ni wowe tuba yayizana yayizana pe njyewe nirwanye na Keisha kandi yatashye nta shakoshi ishakoshi njye ndayizanye umva nkubwira Asuma wishaka isakoshi nawe gutyo nkaho haragira ngo hari ahantu wayitsimba none se nanjye reka nkeneye gutaha nese njyewe umva ukuntu ubundi ibintu byagenze kwivugira gusa ntabwo uri kuvuga nanjye nshaka gukorera assalamu alaikum ishakoshi yanjye ko nayibona si wayimuteye sinayifashe ntashye hari ikindi kintu nayifite mu ntoki se ngaho subone isakoshi yarafite yinjiye hano afite isakoshi ni cya gihe kuri moto gusa nahise ngera kurya nyuma nyitamurana mu makamba aje kunsagara kumfata nta handi hantu twagiye nanjye winjije ishakoshi hano cyangwa umumotari yayikwibye yavuye kuri moto ngeranye kumufata afite isakoshi twaninjiye hano ayifite cyane Keisha mureke oya n'amavuta yanjye yo kwisiga ku mubiri aba muri iriya shakoshi yari ari mu kabori gutya umva nkubwire mama Keisha yinjiye hano afite isakoshi njyewe yanyinguriye hano afite ibintu byinshi mu ntoki arangije turinjira twanageze hano abana bari muri salo bari muri salo nizunguka ngo uteka nshaka kuvugisha inama ngo kumugisha nkanyumvira none ndetse ubu Keisha utarahanga uramugisha inama arati kumubaza kuko twirirwanye ashobora kumbwira ati njyewe wayinjije nayibonye hano we nawe wari uhari wari wagiye oya neri wijenjeka njyewe na Nayira tujuru tujya tugirana ibibazo ngwino hano n'ukuntu turi kuvugana mu kigo rati wamuretse oya nibareke mbara mureke oya agenda Nayira n'ubundi hari ibintu tuba guhera kare mureke none icara hano mwihore oya ntabwo ari ukumufata ndebera harimo na sheke yanjye harimo n'amafaranga mbese Nayira ahure he nabyo ishakoshi yawe ugiye tuhuriye he none ko ari njye ndarana nawe twenyine
none se niba wayifashe mu gitondo ukayijyana ko ngewe natanakubonye winjira Asuma, ureke gutaha. urambaza ishakoshi koko ngo bigende Ratireka nkubwire ntabwo ndi kuvugira Nera tureke amahane njye amahane yawe ndayazi mbabarira nagucakwa nabi rero iyo umuntu akorera abantu uramukunda njyewe reka mvugane na Nera twembi turi babiri isakoshi njye twayinjiranye ikintu nibuka twinjiye hano hari Nera yari ari mu cyumba abana bicaye ahangaha Asuma Nera yagiye kuzana amata turinjira afite ibintu byinshi mu ntoki bimwe njya kubijugunya hanze ibyo bitekaho ujya mu cyumba Nera yahise asuka amazi turi bujyanire abana ari bwoza abana habanjemo nimba ari Latifa se we woze nyuma abana barabanza baroga noze hagati y'abana uriyambura urindira abana njye nakubonye cya gihe umuhereza rero Puberi mu kanya yahinduye n'amashuka ari gusasa n'ibiki azana njye wamubwiye ngo yakureho none mu ndebere muri Puberi katashyizemo ishakoshi ndetse isakoshi yawe yari irimo amafaranga yari irimo amafaranga rwose yari irimo amafaranga harimo na sheki harimo n'ibiki byanjye byose nese ubu sheki urayizi ngaho niko sinaniyozi kabisa gusa ubu urabona nafata ishakoshi ndimarira ukayikuramo ibintu birimo nta bintu birimo harimo n'ikarita ntabwo wazashakisha uriya ibintu biri seriye reka imikino nyine biri seriye none se urumva saa isa mbaza ngo haba harimo iki se saa tanu zigeze ndahangaha ngo navuze ngo isakoshi yawe nta kintu Asumani ibi bintu ni mpaka tubishyiremo tuba njye kumubwira se ko mburi ikintu hano none se ugiye gucinja isakoshi kandi ni njye nawe tuba turi muri ngombwa pe abandi ni abana ntabwo ndi kumushinja wari wabona ntizamuka hariya no umva ikindi guma ahanga Asuma mama Kesha ndamuzi wabona asimbukiye Nera guma hano njye njye kubaza abana ntihagire undi muntu uvugira no yareba yabaye n'umutuku afite ubwoba oya nabyo kumucunga reka buranga nta buraga nyine reka mucunga reka ese umuntu yari ari kubyara mu ntabwo bafite ko nta kibazo mfite nta shakoshi ne cece kudaterana nawe amagambo mu kanya gusanga bibaye intambara igumira aho ngaho njye mbanze mbaza abana nta muntu ubahagaze ngo bari bwegerane kubacunga kandi ari abantu bakuru kwera wowe no guhera kare abana sinzi gahunda zanjye nawe mbese gahunda zanjye nawe ugiye gahunda zanjye nawe nizihe mama Kesha none kubera iki utamenya ko njyewe ndi mukuru wa nyakubusha none nyine ndabizi kuri mukuru we none kubera iki mbika ikintu njye nawe uri twenyine tuvugira mu hariya abandi isakoshi ya mama Kesha utari no kungurura reba ukuntu barumvise uko kurangururana ishakoshi bigeze mbona njye mfata ishakoshi uramubeshya ntabwo mbizi ndetse nyibaze nde nyibaze Talas nyibaze nde ahantu nimba wanayishyize kuri moto urashaka umubeshya nayizanye numva hamagaye Kesha ukavuga ko nayizanye none se ubwo iyo sakoshi igiye he noneho mama Kesha igiye he nakubaza nawe nimba wagiye mu cyumba ukayibona ukayirenza uko uyizanye oya nira bino bintu arabitubwiye ko rukumva ni kwa kundi kwe akunda kuhita ashyira utundi tuntu manajemo gute oya ntabwo nayimuhisha ngaha mu rugo nta n'ahantu nzi pe ndavuga ati wenda Kesha Mika reka tubaze Mika isakoshi ya mama Kesha irihe irihe sheri irihe isakoshi ngenda wayitwaye ninde ni inkindi inkindi yanasinziriye yaba ari inkindi ari maso twari no kumenya ibyo ari byo none se sheri ninde watwaye ibyanjye ninde ariko tari n'umwizeye hari ukuntu mujya mugira abana basazi kandi abana buriya bafite ikintu yabonye ninde watwaye isakoshi mu Kesha ninde bimeze neza no muri arayizi genda byamba abanyerondo mu bavangure n'abajura ntahe mu gitondo oya dosiye none yabikuze kubera ko nawe wari uri hano mu nzu nawe rero wari uri hano mu nzu mbizi reka mbabwire none ikindi wowe unakora unasohoka utaha ugenda nawe wumve ko ibintu biri muri shakoshi n'ishakoshi igisimba ikoresha isakoshi se nibamo amafaranga amafaranga twajya ngo isakoshi ibamo makeup haba harimo ibyangombwa n'amafaranga urabona ko irabona nimba ibonera arasinzi niwumva wanayirebye mparo banza wumve haba harimo ibintu by'amavuta by'amavuta arabizi nta mugabo ukunda kwisiga amavuta Asumani ntiyacuruje amavuta neye dore neye ahubwo Nera umucungu reba ukuntu Nera abaye umutuku ahantu yabaye n'inzoba ahubwo kuko ukuntu wamukurubanye oya kwisiga amavuta yanjye reba ukuntu ahubwo ngize ndi kwisiga amavuta yawe ngewe iyo shakoshi uguze aka kanya nisize amavuta ahita mpindura aka kanya none kutukuye yatukuye kuko mururanye nyine nawe utaruzi genda ujya kurya genda
ngewe bibona Mama uvugira Kevin. none se rati abatantine bawe tubigenze kandi ntabwo ari ukubavugira ntabwo ari ukutuvugira rwose ngiye mujye mumva hano Mbese hari umuntu ibisakoshi nzi baye. utagira igisosi reka muhamagare mbimubaze pe cyangwa nzamuke njye kumureba dada mbabarira none se biragenda gute mbabarira mbere yawe wishyira muri ibi bintu isakoshi ntituzi ahantu iri tujye kumubwira ngo isakoshi ubu wajya guhamagara mbere yange tubwire harimo utuntu twanjye harimo ahubwo reka harimo n'ikarita za dada mwanze ko ndi ikintu gihari uretse ntabwo wowe nabishobora da ibuka wowe isakoshi ahantu iri cyangwa se ure muri garderobe ukuremo imyenda ushobora kuba wayiteretse ahantu ukayirenzaho ikintu ihangane ushake isakoshi gufata agashuka mbe nihindutse mu ntebe byo gutaha by'uburetse gutaha kuryama mu ntebe se baraharyama unyumvira ko simani ko ibintu bigira imiti sheri isakoshi yanjye iri mwebwe muri mu rugo isakoshi yanjye asoma mwebwe reka mumenye ko muri mu rugo muri burahita muryama isakoshi yanjye we mwaryamye namwe isakoshi irabareba nayira yitwaye ni mikuru kubivuga ni mika umva sureba sheri nayira bikaho imyenda kabaje bagusoke nayira bikaho imyenda ngewe ibyo bintu se nabijyamo mama kesha akabiriza ibintu kandi isakoshi arayifata ku giti cye akagenda akakirambika ahantu higo hano higo iyi ngiyi si ngiyi isakoshi yanjye sinde wari wayibitse wana tutayikuye muri neyira imyenda ye reba dore ngiyi nari nabivuze si ngiyi none ivuye hehe ahari agakinisho umwana niho ndangiye paka ndareba mbona ibintu byanjye none wanze ukambwira ngo nta bwoba nagombaga kuba mfite sureba nari nabivuze ko uri buntwarire n'ibintu neyira kora kora imyenda nonaho uragenda ngenda singa nkwirukanye ariko mana y'isi n'ijuru sibonekeye mu cyumba cyanjye nawe nakabaye nayo nitaye dada ntabwo ndababara banza inyuma wishaka kurwana isakoshi yabonetse si cyo cy'ingenzi niba ibonetse mu bintu bya neyira nta kibazo kibirimo ariko isakoshi yabonetse none nakomeza kubana nawe ahubwo isakoshi ninde wagiye kwishyira mu bintu bya neyira ko ataba hano wenyine ngewe nakomeza kubana nawe dada ni mimi nimeenda kuitia ubu wishimiye kumva ko bamenya amahane defo yanjye kamera iyi yari iriho guhera ku munota wa mbere kugeza aka kanya asumani noneho yicaye muri frame neza umwana w'abandi reka ukuntu umugeze neri bibaye kanga utwarishana nayo reka ngutere story hari umukobwa wabaga muri rekopine ndabizi areba neri ibintu buri byawe munsi twarana nayo ntabwo nyamfana atari ibibazo ubushize yanukiye kuri gate mbona atwaye umuceri buriya nagiye narakabitse dada neri ntabwo ino mutunze bibiri buriya gutunze ngwino ako gashakoshi kanjye nimba ujya ukareba ukumva urashaka we ukareba asuma ntabwo ni ukazi ngo babone akabonerana dada ntabwo niba nawe nese kuki wabaye umutuku ni ukuri neri wabaye umutuku yagize byangwa urushenge ufashe amaboko ngira ubwoba yewe barankubanye zikora ibyo ugiye kumva asuma ngo yaragize ngo ni kakandi yitwaramo amavuta imbere asuma pole we ntabwo bagutunjije igendere njye nari ndi kwikorera planka nzayanze i Kigali nahere kuri ibi ngibi rero ukuntu nshwanye we ukuntu mba nashikanye rata mujye mundeba mu mwunde nahira ntabwo ngira amahane ntabwo mpfa kugira amahane amahane yaratifa ariko ava kure akiyaje aza ngo yari muguruka yibonye So, isakoshi dada ikiganiro cyari icyo ariko tara nawe kirabisoza noneho tariha reka mubwize ukuri tariha ubundi nyindi niwe napfa kwizera tariha ngo neyira noneho ndagendera mika wowe uvuge ko neyira yijyanye ku kibuga tugeza kuvuga biramunanira uri kundeba ryama isakoshi najya nyibye
Latifa ko ntabwo azataha nongeye kumukura mu mutwe Ubu ndabakunda arenze ari cyane gukora abantu prank mugende picture yanjye. mwiteho tuko wote isakoshi yari irikoze